So ibintu byose Imana yabiremye ifite impamvu, sibyo? Ariko igice gikomeye cyane abantu bahuza babana umwe ni imibonano mpuzabitsina. Uburyo bwonyine Bibiliya ivuga umuntu ashobora kukwiba ibyawe ni imibonano mpuzabitsina. Umva, kugenda ukaryamana n'umugore utari uwawe ngo abashyitsi n'umugore mwivangire Bibiliya murimo murashaka kuzanamo ubwenge bwacu. Bibiliya ivuze ikintu ntabwo iba yibeshye, kuko n'abakobwa ndabagira, ariko ndimo ndabwira abahungu cyane cyane, kuko abahungu nibo bagira seed. Basore ngo kugira ngo abashyitsi tabaha iki be guhazwa n'ibiguturukamo, abashyitsi be guhazwa n'ibiguturukamo. Wagiye wiryamanira n'umuntu gusa, ariko aferi numva yabaye yindi, baje guhaha iwawe, wabaye supermarket. Dukomeze ntago biragenda bigora. kandi imirimo yawe ye gukorerwa mu nzu y'umunyamahanga. Mwe muretse gato, imirimo yawe yo gukorerwa mu nzu y'umunyamahanga, ni ukuvuga ngo ububasha wari ufite bwo gukora imirimo bwabaye transfer. Iyo muhuye umugabo n'umugore muvanga umutungo. Impamvu rero hano bari barimo baravuga ngo gendera kuri umugore w'abandi, nuko iyo uhuye n'umugore utari uwawe murawuvanga ariko akigendera. Narababwiye ngo iyo uryamanye n'umuntu umusiga mu mashuka, usigara mu mashuka ukagenda. Abantu ntago bumvise icyo nshaka kuvuga. Igice cyawe cyangombwa, igice cyawe cyakubatse ejo hawe hazaza, uba wagishyize hamwe n'umuntu. Iyo ugishyize hamwe n'umuntu, niyo mpamvu utemera ubundi utakagombye kuryamana n'umuntu mudafitanye lifetime commitment. Umva ukuntu imibare ivuga ngo buri muntu wiyongereyeho kuryamana nawe ni 4% ryo kunezerwa mu rugo rwawe riba rugiye. Nukuvuga ngo buri muntu muryamanye mbere yo kubaka, buri muntu wese ubuvanyeho 4% byo kunezerwa mu rugo rwawe. Haleluya. Abankize mu bintu muka wone nenzi ko banza ku introducing ubundi nkaza nyuma, ariko kubwo Imana ifite ukuntu ibiri biyoborera. Amen. Your topic ya soul tie babajije ubushize, nibaza ko ari cyane cyane abantu nukuba ubishyize mu Kinyarwanda ni nk'umugozi wo mu marangamutima, nukuba abantu bafatanye mu marangamutima. Ibyo ngibyo rero soul ni igice kimwe mu bigize umubiri, bigize umuntu. Umubiri, umuntu nk'uko twabivuze ubushize agizwe n'igice cyo mu mwuka, akaba agizwe n'igice soul. Kuvuga ngo na marangamutima ntago ari byo, kuko amarangamutima ni akantu kamwe mu bintu bitatu bigize soul. Ubugingo, so ni ubugingo mu Gifaransa ni âme. Soul niho haba ubwenge, niho haba kwibuka, memory, ni naho haba amarangamutima. Kuvuga ngo ni ubugingo cyangwa roho. Iyo bavuze rero ngo soul tie, ni ukuba roho zafatanye, gufatana kwa roho. Ibyo rero wenda Papa Olivier na Mama Karine baraza kuvuga cyane cyane kuri spiritual side, ngiye kubwira mu bintu bifatika kuko nibyo nkora. Mu bifatika Imana yitubwiye ikintu, Bibiliya ntabwo ihora isobanura ibyo irimo iravuga, ariko haba hari igisobanuro cyo mu bifatika. Twebwe iyo dusoma Bibiliya dusoma ibintu
Imana yavuze, kubera ko Imana yabivuze nk'iyaremye abantu. Imana ikubwiye ngo ntukabeshye, ibizi impamvu irimo irabivuga. Imana ikubwiye ngo ntukibe, ibizi impamvu irimo irabivuga. Imana ikubwiye ngo ntukifuze ikintu cy'undi, ibizi impamvu irimo irabivuga. Yaraturemye, Imana yaraturemye. Igice cya gatatu ntari mvuze, ni kuvuga ngo ufite roho, spirit, ufite umwuka, ukagira roho, ukagira n'umubiri. Ibyo nibyo bituma umuntu abaho. Umuntu udafite ibyo bintu bitatu ntabwo yemerewe kuba ku isi. Aka kantu kutakumva byatumye abakristu benshi batagira akamaro ku isi. Kandi Pawulo aravuga ngo ubuze umubiri usanga Imana. Umubiri ni ikintu gikomeye cyane ku buryo Imana mbere yo kuza ku isi yakeneye kubanza kugira umubiri. Kudasobanukirwa akamaro k'umubiri mu bintu by'Imana bituma abantu batumva ko Satani cyangwa umwuka mubi adashobora kuza ku isi adaciye mu mubiri. Niyo mpamvu no muri Edeni yaciye mu mubiri w'iki? W'inzoka. Iyo utitonze umuha imibiri akamo. Satani ku isi ntago ashobora kuza ngo akore adaciye mu mubiri. Ushobora kumutiza umubiri wawe akawucamo agakora. Nk'uko Imana nayo idashobora kuza ku isi, nta kintu na kimwe Imana ishobora gukora ku isi idaciye mu mubiri. Umubiri ni ikintu gikomeye cyane. Iyo turimo turavuga rero ibyo byo guhura cyangwa byo gufatana kwa roho cyangwa k'ubugingo, tugomba kubireba mu bice bitatu. Ari icyo gice cy'umwuka, ari icyo gice cy'amarangamutima cyangwa cya soul ubwacyo, ari n'igice cy'umubiri. Njyewe rero ndaza kwibanda mu minota mike kuri icyo gice cy'ubugingo n'igice cy'umubiri. Soul tie ziba cyangwa gucomekerana kwa roho kuba mu bice bibiri. Hari ukubaho kubera ko abantu bahuje amarangamutima cyane. Ibyo ngibyo bijya biba nk'iyo abantu bahuriye ikibazo ikabakubita bari kumwe, bamera nk'abafatanye. Nk'abantu barokotse jenoside yakorewe Abatutsi, abantu mwabaga muri kumwe muri icyo gihe, uyu munsi mufitanye ikintu kimeze nk'igihango ku buryo hari igihe baba baruta abavandimwe bawe mu mubiri. Can I have a witness? Niko bimeze. Kubera iki? Kubera ko iyo muri state y'amarangamutima akomeye mukabijyanamo, mugira uko muhura. So ibintu byose Imana yabiremye ifite impamvu, sibyo? Ariko igice gikomeye cyane abantu bahuza babana umwe ni imibonano mpuzabitsina. Soul tie nibaza ko turimo turaganira cyane cyane twebwe uyu munsi, niyo ngiyo yikiba ku bantu bagize imibonano mpuzabitsina. Reka dusome ijambo ry'Imana. Uburyo bwonyine Bibiliya ivuga umuntu ashobora kukwiba ibyawe ni imibonano mpuzabitsina. Bya bindi abantu baza bakubwira ngo twabonye ngo umuntu agiye kukwiba nk'inyenyeri, bajya babivuga. Kugira ngo uburyo bwonyine umuntu ashobora gutwara ibyawe niyo mubaye umwe. Mu gitabo cy'Imigani igice cya umurongo wa 9, Bibiliya yari irimo irabwira umusore. Iravuga ngo wa musore we, ngo ugendere kure umugore w'abandi, ugendere kure umugore w'umunyamahanga, kuvuga ngo ni umugore utari uwawe.
kuri murongo wa 9 wenda niba buri yahabonye dusomere twihuta kubera ko dufite iminota mike. dusome mu izina rya Yesu. Imigani 5:9 kugira ngo utiyaka icyubahiro cyane ngo ugihe abandi. Ngo kugira ngo yararimo irasobanura iyi verse, irimo irasobanura impamvu ugomba kugenda umugore w'abandi. Ngo utiyaka icyubahiro cyawe. Mu Kinyarwanda ubanza barabuze ijambo ryiza ryo kubivuga, ariko mu Cyongereza biravuga ngo lest you give your potential. Ngo utiyaka potential. Potential murumva icyo ari cyo? Potential ni ubushobozi cyangwa imbaraga cyangwa ububasha Imana iha buri muntu wese yimuremye kugira ngo azashobore gukora ibyo yamuremeye. Niyo potential. Potential ni imbaraga ufite utarakoresha. Mu Gifaransa ni potentiel. Imana yacu iravuga ngo iri omnipotent. Ni Imana ihorana ububasha bwose. Ariko wowe ntabwo uri omnipotent. Ntabwo ufite potential yose. Hari potential Imana yaguhaye. Hari ububasha Imana yaguhaye bwo gukora icyo yakuremeye. Kugira ngo tubyumve neza, ni nkuko waturuka hano ugiye gufata urugendo rujya nk'ihuye. Ugafite imodoka ukayishyiramo amavuta diesel cyangwa essence iri buyigeze aho ijya. Ubu ngubu haje n'imodoka za electricité ukayicomeka ukayishyiramo umuriro. Iyo niyo potential. Ubwo nibwo bushobozi wahaye imodoka yawe bwo kugihuye. Kubera kuzi ko ihuye ari ibirometero wenda 100, ukabuza imodoka yawe ukwinywa. Niba ufite nk'umushoferi uramubwira ngo dore litiro 100 zirakugeza ihuye zikugarure, sibyo? Umva rero Imana irimo iravuga. Irimo iravuga ngo nusanga umugore w'umunyamahanga. Ubwo ndashaka kubasobanurira ahantu soul ties iva. Ngo nusanga umugore w'umunyamahanga, ngo imbaraga zawe, dusomere wiri aho handitse icyubahiro, mwumve ko ari potential, ari imbaraga. Urumva ko kuvuga ngo ni icyubahiro nuko potential yawe ni iguhesha icyubahiro, kuko nibwo bushobozi bwawe. Sinzi niba murimo murankurikira. Soma uko havuga. Kugira ngo utiyaka icyubahiro cyane ngo ugihe abandi. Ngo icyubahiro mumbare mumbwire ni gute kujya ku mugore w'umunyamahanga wiyaka icyubahiro cyawe ukajya kugiha abandi? Komeza. Cyangwa ngo uharire imyaka yawe abanyarugomo. Aha, mwabyumvise ngo cyangwa uharire imyaka yawe. Nababwiye ko ubushobozi Imana yaguhaye ari ubwo gukora ibizaza. Iyo ubutanze ubukoze iki? Imyaka yawe uyiyambuye ukayiha undi. Ariko abanyakigali ngo muba mwatwitse. Komeza. 10 abashyitsi be guhazwa n'ibiguturukamo. Umva, kugenda ukaryamana n'umugore utari uwawe, ngo abashyitsi n'umugore mwivangire Bibiliya. Murimo murashaka kuzanamo ubwenge bwacu. Bibiliya ivuze ikintu ntabwo iba yibeshye, kuko n'abakobwa ndabagira, ariko nimo ndabwira abahungu cyane cyane, kuko abahungu nibo bagira seed. Basore, ngo kugira ngo abashyitsi tabaha iki? Be guhazwa n'ibiguturukamo. Abashyitsi be guhazwa n'ibiguturukamo. Wagiye wiryamanira n'umuntu gusa, ariko aferi numva yabaye yindi. Baje guhaha iwawe, wabaye supermarket. Dukomeze ntago biragenda bigora. Kandi imirimo yawe ye gukorerwa mu nzu y'umunyamahanga. Mwe muretse gato. Imirimo yawe yo gukorerwa mu nzu y'umunyamahanga. Nukuvuga ngo ububasha wari ufite bwo gukora imirimo bwabaye transferred. Komeza. Amaherezo ukazaboroga. Amaherezo bikagenda gute? Ukazaboroga. Komeza impamvu ituma umuntu aboroga iyo byagenze gutya.
umubiri wawe umaze gushiraho. umva, umubiri uko urimo uragenda niko urimo uratanga ubushobozi bwawe. Umubiri ni cya kindi twavugaga, ni bwa bushobozi bwawe. Uko ubitanga bigenda bishiraho, usigara ugira ute? Uboroga. Icyo nababwiriraga imodoka rero, iyo ufashe imodoka ukayishyiramo amavuta cyangwa esanse ijya gukora ibirometero 100, kuva hano ukagera i Butare, none umuntu yakwigerera i Muhanga akavuga ati ya tari umuntu tuzeranye ubishyogwe, ukabura akazi ugiye gukata, uzi ikintu kiri buze kuba? Kubera ko bari baguhaye potential cyangwa ubushobozi bukugeza i Muhanga, bikugeza i Huye, ugera i Nyanza ugasanga za mbaraga wari ufite wazitaye i Muhanga. Niyo mpamvu hano barimo barakubwira ngo uzagera hurire, ariko kubera ko nyine tuzi ubwenge kurusha Imana, turavuga ngo nta kintu na kimwe, ngo hari ikintu se umuntu ankuraho. So bigenda gute? Impamvu ki habaho gufatana kwa soul tie? Nuko ukuba ukuhuye n'umuntu mu bumwe. Ndashaka kubasobanurira ukuntu potential igenda. Ukuhuye n'umuntu muba mwavanze umutungo, nimushaka mwe mwasizaranye kuwuvangura. Ibyo muba mwavanze birusha imodoka n'inzu mufite. Muba mwavanze ubushobozi n'ububasha bwo kugura iyo modoka. None iyo mumaze kubushyira hamwe rero, iki Imana yabiremeye, ndigira ngo mbabwire ko ibibazo byose tugira bituruka mu mategeko cyangwa principles Imana yashyize mu kurema. Iyo tuzishe tugenana n'ingaruka zabyo. Impamvu Imana yari yabikoze nuko umugabo n'umugore iyo bahuye babumwe, imbaraga bafite bazishyira hamwe. Ngo umwe yirukana 1000, iyo muhuye mugahuza imbaraga ntago mwirukana 2,000, mwirukana 10,000. Ni compounded potential. Iyo principle rero ntabwo ireba ko mwasinye amasezerano yo kubana cyangwa mutayasinye. Iyo muhuye umugabo n'umugore muvanga umutungo. Impamvu rero hano bari barimo baravuga ngo gendera kuri umugore w'abandi, nuko iyo uhuye n'umugore utari uwawe murawuvanga ariko akigendera. I think ko video ya mbere abantu bamenyeyeho ni video navuze ibyo bintu. Kubera ko ntari ndi muri chat ntabwo nigize mbasobanurira ibyo ari byo. Narababwiye ngo iyo uryamanye n'umuntu umusiga mu mashuka, usigara mu mashuka ukagenda. Abantu ntabwo bumvise icyo nshaka kuvuga. Igice cyawe cyangombwa, igice cyawe cyakubatse ejo hawe hazaza, uba wagishyize hamwe n'umuntu. Iyo ugishyize hamwe n'umuntu, niyo mpamvu utemera ubundi utakagombye kuryamana n'umuntu mudafitanye lifetime commitment. Impamvu Imana ivuga ngo yanga divorce ni ukubera potential yawe iba igiye kugenda. So iyo mumaze guhura n'umuntu rero ugahaguruka ukagenda, hari igice cyawe abagusigaraniye. Aho niho soul ties ziva. Bibiliya yatubwiye ngo ntimuzi ko umuntu ujya ku ndaya aba umwe. Ni ibingibi yaririmo iravuga. Yaririmo iravuga ko muba muvanze umutungo. Ibyo rero nababwiye, ibingibi turabizi muri physiology, muri sociology wenda nabo barabizi. Reka mbasobanurire ukuntu bigenda. Biroroshye cyane kubyumva muri science. Haba iyo abantu bahuye haba hormone yitwa oxytocin. Oxytocin niyo hormone iyo umubyeyi arimo aronsa umwana niyo ituma umwana aba bond n'umubyeyi we. Ntago umwana wawe ubyaye umwana ukamusohora mu nda akagenda akajya konswa n'undi, yazaba attached kuri uwo wamwonkeje kukurusha. Ibyo mwari mubizi.
ocytocine niyo ituma umugore abyara akongera akabyara. Ocytocine iboneka cyane 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 iyo umugore arimo arabyara. Ububabare bumuba mu kubyara hatabaho iyo ocytocine nta mugore wazongera kubyara na rimwe. Iyo ocytocine rero yitwa bonding hormone, ni kore. Umubyeyi mu kubabara kwe kubera iyo ocytocine isohoka abondinga n'uwo mwana wamubabaje. Uko arimo aramwonsa arabondinga. Guess what? Iyo hormone ni nayo isohoka iyo abantu bakoze imibonano mpuzabitsina. Ariko twebwe twabaye abahanga udushyiraho agakingirizo. Reka nkubwire, nta kintu na kimwe gahindura kuri ocytocine. Biransisa cyane ukuntu hari abantu binjiji nyamara bavuga ko bize. Kubera ko izo ngaruka twebwe turazizi, muri siyansi zirazwi, ntago ari ibintu ndimo ndavuga ni ibintu kuba ndi mu banyuma babimenye. Ni ibintu bimaze igihe kinini cyane. Muze kujya kuyireba, iyo yitwa bonding hormone, ocytocine. Ocytocine rero niyo ituma abanyarwanda bo bararebye badafite uburyo bwo kureba muri siyansi, bakareba bakavuga ngo ariko uzi ko abantu baryamanye haba hari irindi banga baba bafite. Hari umugani baca. Uwo mugani kuwuca nuko barebye kure, bo ntabwo bari bafite uburyo bwo kujya gupimamo imbere ibyabaye, ariko bariciye muri sosiyete baza gusanga abantu baryamanye bafite akandi kabanga baba bafite. Umugani ndimo ndanga kuvuga mu itorero, Mama Kayine niwe uri buze kubababwira, n'undi niwe wiyemeje. Sinzi nawe murankurikira. Ibyo ni ibintu abantu barebye, bo abanyarwanda imigani yose baca bayica bararebye ibintu muri sosiyete bakareba ko bibaho. Ibyo rero ni ibintu bihari, ingaruka zabyo ni ingaruka nini. Nsoza reka mbabwire cyane cyane ku rubyiruko dutekereza ngo tugiye kurusha ubwenge Imana. Imana ikubwiye ngo ntugasambane, ntabwo urimo urashaka kukubuza kwenjoyinga ibigira ngo wenjoyinge bya nyabyo. Ikintu cyose gishobora kukubera umuvumo cyari umugisha iyo gikoze muri context itari. Ariko nyine kubera ko turi abanyakigali ngo tuba twatwitse. Reka mbabwire, ibi ngibi ni research zakozwe na university zo muri Amerika. Sibyo? Kuko nyamuna abantu bamwe na bamwe bakunda kumbwira ngo njye mbaha sources, ndazibaha rwose uyu munsi. Buretse mbabwire ukuntu bo batagendeye ku byo bibiri ivuga, bo bakoze research ku bantu babonye. Baravuga muri researcher witwa Louis Collins, umwaka ushize yapublishinze study ivuga ngo 4 mu bantu 5 bashakanye bari sexually inexperienced, batigeze bakorera imibonano mpuzabitsina. 4 mu bantu 5 uvuga ngo ni nka 80 zirenga. Sibyo? Ngo mbere yo gukora ubukwe bwabo batari barakoze imibonano mpuzabitsina. Buretse nze mbasobanurire ngo bafite highest level of emotional closeness in their marriage. Ngo nibo bafite 4 muri 5 bafite the highest, bafite ikigere cyo hejuru cyo kuba close, cyo kuba hafi na hafi. Ndaza kubasobanurira impamvu. Kubera ko nta yindi bond ufite, uko uryamanye n'umuntu niko ucreatinga ya emotional bond, niko bondinga nawe. Kubera ko ufite capacity ziri limited zo kubondinga, hari aho ugera ukamera nka post-it. Post-it murayizi? Post-it ni kakantu k'umuhondo wandika ugashyira ahantu. Uzaga kubura ahantu kari karuka ukomeza ahantu ureba uko bigenda karagwa.
ya turimo turaseka, nyamara hari abantu ibi bintu bigoye cyane, rimwe na rimwe batazi nuko byagenze. Umuntu akubwira ngo ariko ngo byaranyobeye, umugabo wanjye ndamukunda, umugore wanjye ndamukunda, ariko biri gihe mpora ntekereza kanaka. Urumva? Noneho baravuga ngo abantu batigeze bakora imibonano mpuzabitsina, uyu nguyu ni Collins ukivuga, ngo bafite more than 20% higher chances than individuals, ngo abantu batigeze bakora imibonano mpuzabitsina bafite chance zirenze 20% hejuru yo kudatandukana. Uretse mwumve ngo ariko abantu bagiye bagira partners, bagiye babonana n'abandi bantu benshi mbere yo kubana, ngo bafite chance nke cyane zo kugumana. Noneho bo bararebye basanga, bo barebye imibare, ibyo bita body count. Body count murayizi, ni umubare w'abantu mwaryamanye. Umva ukuntu imibare ivuga ngo buri muntu wiyongereyeho kuryamana nawe ni 4% ryo kunezerwa mu rugo rwawe riba rigiye. Nukuvuga ngo buri muntu muryamanye mbere yo kubaka, buri muntu wese ubuvanyeho 4% byo kunezerwa mu rugo rwawe. Ibyo ngibyo ni abantu batagendera kuri Bibiliya, bo bakoze research bazigenderaho, ariko twebwe tuzi impamvu. Nukubera ko post-it yarahaciye. Wabaye umwe n'umuntu, umaze kuba umwe n'umuntu aragenda, igice cyawe kimwe cyaragiye. Mbwira abantu ngo imibonano mpuzabitsina ni nk'umureti. Iyo umaze gukubita amagi wavanze umweru n'umuhondo, ntabwo ushobora kongera kubitandukanya. Iyo wamaze kubivanga you done. Umva rero akanyuma. Uyu nguyu ni Professor Holfing Nicholas wo muri University of Utah mu gice cya Family Studies na Sociology, na Associate Professor. Yakoze study ivuga ibona ko abagore, aba ni abadamu, abagore batari barakoze imibonano mpuzabitsina mbere yo kubana, yo gukora ubukwe, ngo bari bifite divorce rate iri as low as 5%. Sibyo? Kubera ko ibibazo atari ibyo gusa. Ariko ngo abagore bo bari barabonanye at least n'umupartner umwe, bo divorce rate yabo yari 25%. Mwumve kuva kuri 5 kuri 25%. Noneho bamwe bajya bavuga ngo ngo se nubundi ngewe nabanye n'umuntu mbere, ako ngako nako ndarangiza nkavugaho. Washington Examiner, iyi ngiyi ni ki newspaper yo muri Washington, yaravuze ngo couple zibana mbere yo gukora ubukwe muri Amerika ni ikintu gisanzwe cyane. Twebwe wenda hano mu Rwanda ntago twumva ari ibintu byatari. Muri Amerika ni ibintu bisanzwe cyane. Abantu babanza kubana mbere yo gukora ubukwe. Abantu babana mbere yo gukora ubukwe, divorce rate yabo ukuntu ingana 48%, 48% kurusha ababanye bagiye kubana. Nyamara ugiye kubitekereza wavuga ngo abantu babanje kubana, babanje kwigana, babanje kugira, guys reka mbabwire, nago turusha ubwenge Imana. Ni nkuko abantu babanje kubana n'abandi bakadivorce, iyo bongeye kubana bwa kabiri n'abandi, divorce rate yabo iriyongera. Kandi ubundi ukurikije logique ya kimuntu, umuntu wakoze ibintu bikamunanira kongera akajya kugerageza, yakagombye kuba yarize ibyamunaniye mbere. Siko bimeze? Ariko umva divorce rate, ubundi umuntu wese ubanye n'undi afite chance ya 50% yo gusenya rimwe kuri kabiri. Sibyo? Abantu badivorshije bwa mbere
divorce rate yabo ijya ku hagati ya 60 na 70%. Abantu badivorishije kabiri bakongera bakiromariya, muzi divorce rate yabo ukuntu ingana 90%. Nibyo ndimo ndababwira, ibi ngibi twebwe tuzaho bituruka kubera ijambo ry'Imana ryabitubwiye. Ariko abantu benshi no muri church babigize imikino, bazi ngo barashaka kwitwikira. I'm like, uko uhuye n'umuntu muhuza imari, yaca hano nawe ugaca hano, ibyo washyize muri koperative bigasigaramo. Ni nko kujya mu kimina ukimuka ukagenda, amafaranga yawe wasigaye mu kimina ukigendera, ukajya kongera gutangira bundi bushya. Uretse ko Imana igira ubuntu bwa, ariko ubundi we are in trouble. Njyewe rero nagira ngo mbahe izo scientific facts, kubera ko abandi bari buze bakagira ibyo bavuga birenzeho, ariko iby'Imana ivuga siyansi irazi ikabidusobanurira ikatwereka ibyo ari byo. Murakoze, Imana ibahe umugisha.